Twongeye kwishimira kandi umunsi mwiza n'igitondo cyiza Imana iduhaye. Twongeye kwishimira Uwiteka Imana yacu kuko ari Imana ihoraho kandi izahora ibihe byose. Ni buri gihe tuyishimira imirimo myinshi ikora mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu. N'uyu munsi kandi twongeye kwishima kubera ko iduhaye kandi undi munsi w'imigisha tugenderamo, imigisha tubonera muri Kristo Yesu. N'undi munsi mwiza mu by'ukuri tuyishimira kubera ko ariyo yabikoze kandi ariyo iduhaye kubaho. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana yo mu ijuru itugirire neza kandi Imana yo mu ijuru ikomeza ibane natwe kubera ko yongeye kutugirira icyizere, ikongera kuduha undi munsi wo kubaho, ikongera kuduha guhumeka, ikaduha no gukora no gutekereza. Iyo turabishimiye rwose ko ariyo Mana yonyine yabikoze. Ni igitondo cyiza kidasanzwe, ni igitondo tubyutse tuvuga Imana, ni igitondo tubyutse duhimbaza Imana mu ijambo ryayo, ni igitondo tubyutse tuvuga imirimo yayo, tubyutse tuvuga ibyikora n'ibyo izidukorera. Ni igitondo cyiza rero, tubahaye kaze muri uyu mwanya w'ijambo ryayo, tubahaye kaze muri iki gitondo cy'imigisha, tubahaye kaze muri iki gitondo cy'Imana. Imana yaremye kugira ngo tuyigenderemo, tuyikoreremo, tubyuke tuyumva, tubyuke tuyitegera kugira ngo tubwire icyo tugomba gukora. Icyo tuzi gusa ni kimwe, nuko Imana idukunda kandi Imana ihora mu ruhande rwacu kandi Imana iri kumwe natwe. Imana ibagirire neza kandi Imana ibane namwe. Uwiteka Imana yahozeho ibihe byose, Imana yacu, ni igitondo cyiza tugushimiye kubera ko ukiduhaye Mwami kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Ni ubushake bwawe bwatumye tubaho, ni umugambi wawe watumye tubaho. Mwami Yesu, kuba uduhaye kubaho reka tubigushimire, kuba uduhaye kubaho reka tubiguhimbarize muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Tugiye kuvuga Mwami ibyo waduhamagariye, tugiye kuvuga Mwami ibyo wadushize ku mutima, reka bifashe abantu kandi abantu bagubwe neza ku ijambo ryawe. Urakoze kutwumvise kandi ugiye kubana natwe mu izina ryawe Yesu Kristo, amen amen. Kuko nari mbivuze, tubahaye kaze mu ijambo ryayo, ni muri wa mwanya wacu wa buri gitondo, umwanya mwiza tuba turi imbere y'Imana, umwanya mwiza tuba turi mu bushake bwayo, tuba turimo tuyivuga kugira ngo nayo itubwire, tuba turimo tuyihimbaza kugira ngo itubwire ibyo tugomba gukora. Rero twahawe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ribagwe neza kandi ijambo ry'Imana ribafasha uyu munsi wose guhera ubunyine mu gitondo kugeza nimugoroba. Tugende duhimbaza Imana, tugende tubona ukuboko kw'Imana, tugende tubona imigisha y'Imana, tugende tubona ubwiza bwayo, tugende tuyibona muri byose. Ibyo dukora byose tuyishyire imbere, tuyikurikire, turaza kubigeraho. Twahawe ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yeremiya ni 17, turahera ku murongo wa 7 tusome n'uwa 8. Ariho twiririrwa uyu munsi wa none. Niwe mubanji w'uyu munsi, nicyo kintu duhereyeho uyu munsi wa none. Imana ikomeze ibagirire neza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya 17 n'umurongo wa 7 tugeze ku wa 8. Haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishora imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyaco kizahorana itoto, tikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi tikizareka kwera imbuto zacyo. Amen amen. Ijambo ry'Imana ni ryiza kandi ijambo ry'Imana niryo ryaremye byose. Ibi byose tubona ku isi natwe ubwacu twaremwe ku ijambo ry'Imana, twaremwe n'ijambo ryayo. Imana yaravuze byinshi bibaho, yaravuze byose bibaho. Ni ijambo ryayo rero niryo ritubeshejeho, niryo ridutunze. Ijambo ry'Imana ryiza dusomye muri iki gitabo cya Yeremiya ririmo imigisha idasanzwe, ririmo Imana idasanzwe, ririmo Uwiteka ukomeye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, hahirwa umuntu wizera Imana, hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro.
hahirwa umuntu ufite uwitekaho ibyiringiro bye. Uwo muntu afite imigisha idasanzwe, imigisha ikomeye, imigisha iteye ubwoba. Uyu munsi wa none twahawe n'Imana, uyu munsi wa none twahawe n'Uwiteka. Hahirwa umuntu ugenderamo yizeye Imana ishobora byose. Hahirwa umuntu ugenderamo yizeye Uwiteka, Imana yo mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana ririmo ritubwira muri uno mwanya. Hahirwa umuntu ubamo uyu munsi wa none yiringiye Imana yacu ihoraho ibihe byose. Uwiteka akamubera ibyiringiro, ari we uba ibyiringiro byacu uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none, umunsi wa gatanu mu kwezi kwa 11, itariki 7, ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi wo kwiringira Uwiteka. Uwiteka akatubera ibyiringiro muri byose turimo dukora. Uwiteka akatubera ibyiringiro muri byose turimo tunyuramo. Uwiteka akatubera ibyiringiro mu mirimo yacu, mu kazi kacu, mu masomo yacu, mu byo tunyuramo byose uyu munsi wa none. Hahirwa uwo muntu wafashe Uwiteka amugiraho ibyiringiro, aramwizera, Uwiteka amubera ibyiringiro. Uwo muntu niwe uhiriwe muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Dore imigisha rero ikurikira kwiringira no kwizera Uwiteka ni iyihe? Igice cya 8 umurongo wa 8 wavuze ngo kuko azahwana n'igiti. Uwo muntu afite imigisha imeze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, imizi yacu igashorera muri uwo mugezi. Haleluya. Imizi yacu igashorera mu mugezi. Uwo mugezi nidushaka tugeranye n'Imana yacu yo mu ijuru, Imana yacu ihoraho, uwo mugezi uhora uvomerera ico giti, uhora ugaburira ico giti, ico giti kigahora kigahora gitoshye. Haleluya, haleluya. Iyo ni imigisha idasanzwe duhawe n'Uwiteka muri iki gitondo cy'uyu munsi. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, akiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ameze nk'ico giti gitewe hafi y'umugezi. Imizi yacu yinjiye muri uwo mugezi, hanyuma ico giti rero kigahora kisa gitoshe. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuko gishorera imizi mu mugezi. Ico giti gishorera imizi mu mugezi, tikizatinya ibihe, tikizatinya amapfa, tikizatinya amapfa nacana. Izuba niryaka, ibibazo nibiba byinshi, uwashoye imizi mu Mana ye ntazatinyishwa n'ibimuzengurutse, ntazatinyishwa n'ibibazo, ntazatinyishwa n'amapfa, ntazatinyishwa n'ubukene n'inzara n'ibimuzengurutse byose bigoye ibitekerezo n'ubugingo bwiwe. Umuntu washoye imizi ye muri Kristo Yesu, umuntu washoye imizi mu Mana ameza cyo, ntazatinya amapfa. Uyu munsi tidutinya amapfa. Izuba niricana tituritinya, ibibazo n'ibitubana byinshi tutubitinya, kuko imizi yacu iri mu Mana ishobora byose. Haleluya. Iyo ni imigisha idasanzwe, imigisha idasanzwe duhawe muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none. Kuko bishora imizi mu migezi, tikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto, tikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi tikizareka kwera imbuto zacu. Haleluya. Tikizareka kwera imbuto zacu. Cyashoreye imizi mu migezi, gihorana itoto, gihora gitoshe, gihora gisa neza, gihora ari kibisi, gihora kigaragara neza, gihora gisa neza, gihorana itoto. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Umuntu washoye imizi mu Mana ahorana itoto, ntasaza, ntashushuka, ntamera nabi, agaragara neza, ahorana itoto, kuko imizi yiwe iravomererwa n'Uwiteka Imana yacu. Uyu munsi dufite umugisha wo kuvomererwa no kugaburirwa n'Imana. Uyu munsi dufite umugisha wo kuvomererwa n'Imana. Imizi yacu ibe mu Mana, imizi yacu ibe muri Kristo, imizi yacu ibe mu Uwiteka uhoraho. Uyu munsi dufite uwo mugisha wo kuvomererwa n'Imana. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ribafashe nk'uko ririmo rimfasha. Uwiteka tumushoreremo imizi, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Kuko gishorera imizi mu migezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacu kizahorana itoto,
ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ntikizita ku mbogamizi n'ibibazo cyahuye nabyo, ntikizita ku miyaga igihuhaho, ntikizita ku nkuba zikubita, ntikizita ku bibazo byose bikinyuraho, ahubwo ntikizareka n'umunsi n'umwe kwera imbuto zacu. Uwiteka Imana yo mu ijuru tuyishoreremo imizi, niyo yonyine bivuze uyu munsi wa none mu ijambo ryayo. Ntituzita ku mapfa nituba muri yo, ntituzita ku bibazo nituba muri yo, ntituzita ku bitugoye nituba muri yo, ahubwo Imana izakomeza tuvomerere, kandi tuzakomeza tugere ku byo yategetse n'ibyo yagenye ku buzima bwacu, n'ibyo ishaka ko tugeraho. Tuzakomeza tubigereho kuko dushoye imizi mu Mana ikomeye. Imana ishoboye byose kandi Imana ikora byose. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ni ukuri. Tuzahorana itoto nidushora imizi mu Mana yacu. Ntituzatinya amapfa, ntituzatinya umwaka w'amapfa, ntituzatinya ibibazo byadusatiriye, ntituzatinya igihe ibyago byadusatiriye, ntituzatinya igihe ubukene bwadusatiriye n'inzara n'ibiba byose ku isi bitugoye, kubura imirimo, kubura urubyaro. Ibyo byose ntituzabitinya kuko imizi yacu iri mu Mana ihora ituvomerera. Duhorana itoto, duhorana ibyishimo bidasanzwe mu Mana yacu, duhorana umunezero udasanzwe mu Mana yacu, duhorana itoto ridasanzwe mu Mana yacu. Izina ry'Uwiteka rikomeze ribagirire neza. Imana yo mu ijuru ikomeze ibagirire neza. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko ahwanye n'igiti cyatewe ku mugezi gishorera imizi yacu muri uwo mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ntikizatinya amapfa naca, ahubwo ikibabi cyacu gihorana itoto, gihora gitoshe. Ntikizatinya ku mwaka wacaniweho amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacu. Uyu munsi ndabingingira kuhora twera imbuto zisa neza, aho turimo tuja hose, ibyo turimo dukora byose twera imbuto, kuko dushoreye imizi yacu mu Mana ikiranuka. Tukiranukira Imana mu byo turimo byose, dushoye imizi yacu mu Mana. Kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu biri ku Mana, kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu biri mu Mana. Imana nayo ihora ituvomerera, tugahora dutoshe mu byo dukora byose. Turatoha, turagaragara neza, turasa neza, turaronka kubera ko imizi yacu iri muri Kristo Yesu. Turaronka kubera ko Imana yacu iri kumwe natwe, niyo byiringiro byacu, niyo gakiza kacu, niyo Mana yacu, niyo iri kumwe natwe, niyo igendana natwe. Ijambo ry'Imana ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni ryiza. Imigisha y'uyu munsi, duhore twera imbuto, tugende twera imbuto, dushora imizi yacu mu Mana, twiringira Imana, twizera Imana, nayo iratweza, iratuma twera imbuto, iratuma duhorana amakakama, iratuma duhorana itoto, iratugira beza uyu munsi wa none. Imana iratuma dusa neza imbere y'abanyamahanga bose, n'imbere y'ibibazo byose duhura nabyo. Imana iratugira beza, Imana iratwambika itoto ridasanzwe, Imana iratuvomerera duse neza, Imana iratuvomerera, turakira, turonka amazi, turonka ibiva mu Mana yacu, turanywa ibiva mu Mana yacu, turakira uyu munsi wa none, kubera ko twahawe umugisha n'Imana ishobora byose. Ibyiringiro byacu twabishize muri yo, kwizera kwacu twabishize mu Mana. Imana irakora imirimo idasanzwe muri twebwe. Ijambo ry'Imana ribagirire neza, kandi Imana yo mu ijuru ibane namwe. Reka ibakurikire, ijambo ry'Imana ribakurikire guhera nyine mu gitondo kugeza nimugoroba. Umuntu wese abyuka avuga Imana, umuntu wese abyuka ahimbaza Imana, umuntu wese abyuke yumva ijambo ryayo, umuntu wese abyuke yumva ukuboko kw'Imana. Imana irajana nawe, iragenda imuvomerera. Imizi yacu iri muri we, ntidutinye, turera imbuto, turagenda dusoroma, turagenda twera imbuto zidasanzwe, kubera ko Imana yo mu ijuru iri muri twebwe, twashoye imizi muri yo, kandi ibyiringiro byacu biri ku Mana yo mu ijuru. Ijambo ry'Imana ribagirire neza, kandi ijambo ry'Imana ribane namwe. Uwiteka abarinde, Uwiteka abagirire neza. Twongere duhure kandi mu ijambo ryayo umunsi w'ejo. Imana yo mu ijuru ibane namwe, mu izina rya Yesu, amen.